Kera cyane mu gihugu kimwe habayeho umusore akaba yari umusore wahoraga wiganyira ndetse akaba ari umusore wahoraga rwose afite umutima ukomeye cyangwa se umutima wo kwifuza, reka tubivuge gutyo. Akaba ari umusore wifuza wahoraga yiganyira buri munsi, akavuga ati iyaba narimeze gutya, yaba narimeze nka runaka, yabona mugenzi we bangana bavukiye rimwe wenda biganye bangana yubatse inzu. Umusore ati yaba ari jyewe, yabona uwaguze imodoka ati yaba ari jyewe waguze imodoka, yabona uwasoje amashuri ati yaba ari jyewe, yabona ufite ibintu runaka ati yaba ari jyewe. Mbese umusore aragenda aramamara cyane ndetse aza kuza guhembwa maganya, kubera ko yari yaramenyekanye ko nyine ari maganya, ko ahora aganya. Kuganya ni ukwifuza ibintu byose, nta kintu na kimwe kigushimisha, uhora utekereza ko ibintu byose nta kimwe kikunyuze, hahandi nta kintu na kimwe kiba kikunyura. Buri gihe uba utekereza ko hari byinshi cyane uba ukibura, uganya iki na kiriya, uganya kino na kiriya, uganya kino na kiriya. Hanyuma abantu bose baza kuza kumusanga ku musozi, mbese umusozi wose uramumenye, babona ko ari maganya. Uwo musore igihe kiza kugera ndetse atangira gutekereza kwitandukanya n'abantu, kuko yumvaga nta kintu nyine ari kunguka. Yari amaze kumenyekana ko ari maganya, nta kindi kimuzwiho uretse kuba ari maganya gusa. Ntabwo byatinze rero yaje kwigira inama yo gusanga umusaza wari ukuze cyane muri karitsiye ngo amugire inama, kugisha inama. Nimwe tuvuga ngo bantu mujye mugisha inama, nujya ugira ikibazo runaka ukumva kirenze ubushobozi bwawe, wigihererana, ahubwo kiganiriza umuntu ubona ko hari icyo yakungura, ubona ko hari icyo yakumarira, ubona ko yakurusha experience kuri icyo kintu. Kiganiriza umuntu ubona ko yakurusha ubunararibonye kuri icyo kintu, hanyuma azakugira inama kandi iyo nama izaba ingirakamaro cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi, cyane cyane ndetse kuri icyo kibazo wari ufite. Uwo musore rero yaje gusanga uwo musaza ngo amugire inama, amugisha inama, amutekerereza byose ukuntu bimeze, ukuntu nyine abayeho. Hanyuma umusaza aramubwira ati rero wa musore we, ndagufasha, ndakugira inama, ariko mbere yuko ngira icyo nkubwira, mbere yuko ngira icyo nkufasha, kambanze guha umukoro. Umusaza afata urubuto rwa pome, afata urubuto rw'umwembe, afata urubuto rw'ururabyo rwa roza, ndetse ikindi kandi anafata ndetse n'urubuto rw'umugano, imbuto eshatu. Yamuhaye urubuto rw'umugano, amuha urubuto rw'umwembe, anamuha urubuto rw'ururabo rwa roza. Amubwira ati genda izi mbuto uko ari eshatu uziteho uko ushoboye kose, uzivomerere, mbese uziteho bishoboka byose. Hanyuma nyuma y'amezi 3 uzaze nkugire inama cyangwa se nkubwire. Ntibyatinze uwo musore yagiye akora nk'uko yategetswe, cyangwa se yaragiye abigenza nk'uko yabibwiwe. Hanyuma buri gitondo akibuka kuvomerera za mbuto uko ari 3, azitaho uko ashoboye kose, koko nk'uko wa musaza yari yaramusabye. Hanyuma nyuma y'amezi 3 asubira kureba wa musaza. Wa musaza aramubaza ati ngaho mbwira bimeze gute iby'imbuto naguhaye? Nuko umusore aramubwira ati rero imbuto zawe zimeze neza, ariko zameze mu bitandukanye. Ati rwose urubuto rw'ururabo rwa roza, urubuto rwa roza nirwo rwameze mbere y'izindi zose, nirwo rwabumbuye ndetse vuba cyane mu minsi ya mbere gitangira kuvomera, rwahise rubumbura. Hashize iminsi mike cyane, nyuma gato cyane, n'urubuto rw'umwembe narwo rurabumbura. Hanyuma ariko nagize ikibazo
ku kibazo cy'urubuto rwe. Ati ariko nagize ikibazo ku rubuto rw'umugano kuko na n'ubu rwo ntiruranabumbura. Umusaza aramubaza ati ese utekereza ko byaba biterwa n'iki? Kuba izo mbuto zose zarabumbuye mu bihe bitandukanye, noneho kandi urwo rw'umugano rwo rukaba rutaranabumbura kugeza n'ubu ngubu, kandi amezi 3 ashize urivomera ndetse urakoze uko ushoboye kose kugira ngo ubyiteho. Utekereza ko ari iyo mpamvu yaba bitera kugira ngo izo mbuto zikurire mu bihe bitandukanye ndetse zibumbure mu bihe bitandukanye? Umusore aramubwira ati rero ntabwo mbizi, gusa birashoboka ko nyine ari igihe cyarwo kitaragera cyo kubumbura. Umusaza ati yego rwose wabimenye. Ati rero wa musore we, n'ubundi no mu buzima bwacu nuko bigenda n'ubundi. Ntabwo twese mu buzima bwacu bwa buri munsi tubumburira rimwe. Hari abantu baba ari indabyo, nk'uko urwo rurabyo rubumburira mu gihe gito cyane, abantu bakabona ubwiza bwarwo mu gihe gito cyane, ndetse bigatuma umusozi usa neza, abantu bakarukunda. Abantu bagakunda uburyo ki urwo rubuto rusa neza, cyangwa se izo ndabo zisa neza, abantu bakazifotorezaho ndetse zigashimisha buri wese uzibona. Ni nako bimeze iyo rugiye kurandurwa mu buryo bworoshye cyane. Ni ukuvuga ngo rushora imizi mu buryo bworoshye cyane, niyo mpamvu binarusaba igihe gito cyane kugira ngo rube rugaragara hejuru. Nuko imizi yarwo iba igera hafi cyane hashoboka. Ururabo rwa roza kururandura biba byoroshye cyane, kubera ko nyine rufata igihe gito cyane mu kugira ngo rwubake imizi, niyo mpamvu ruhita rukura vuba vuba. Atari ko nureba urubuto rw'umwembe, nirwo wambwiye rwameze nyuma gato y'ururabo rwa roza, y'urubuto rwa roza. Ati nureba neza uzasanga rwo birusaba iminsi, kuko rubanza kubaka imizi ikomeye ishikamye ugereranije n'urubuto rwa roza. Hanyuma kandi nitugaruka kuri urwo rubuto rw'umwembe, umwembe ibuka ko utanga imbuto nziza cyane ziryoha. Urumva narwo rufite akamaro gakomeye cyane ku bantu, ko rutanga imbuto nziza ziryoha ziramira buri wese ururiyeho. Ariko kandi nunaza ku umugano ushobora gufata imyaka 5 kugira ngo ubumbure, ariko nawo ubu nyine iyo myaka 5 uba uri kuyimara ushinga imizi, ushinga imizi hasi ku butaka, ushinga imizi mu buryo bukomeye. Ariko nabo nyuma y'imyaka 5 iyo utangiye kubumbura, urakura rwose ukaba wanarenga na wa mwembe nubwo wawutanze kubumbura. Ariko iyo umugabo nawe ukuze urakura cyane koko ku buryo bugaragara, ukaba wakoreshwa mu bikorwa bitandukanye nk'ubwubatsi ndetse n'ibindi. Rero ukwiye kumenya ko buri muntu wese ku isi agira igihe cye arabagirana. Ntabwo ari ngombwa ngo urabagiranire igihe kimwe n'icyo mugenzi wawe yarabagiraniye. Icy'ingenzi ni uko ukiriho kandi ukiri muzima. Kwita ku mizi yawe, ita ku mizi yawe wihugura, wireba runaka nicyo gihe cye. Wenda birashoboka ko uwo runaka we yeze mbere nk'urubuto rwa roza, twabibonye ko rwera mbere cyane y'izindi mbuto zose, birashoboka cyane. Ariko wenda wasanga wowe uri gushinga imizi kugira ngo noneho weho nurabagirana, cyangwa se weho nujya hejuru, cyangwa se nubumbura uzaba uri umuntu ukomeye cyane. Ahari wasanga intsinzi yawe igomba kumenywa ku isi hose. Bityo bikaba bigusaba kubanza kwimenyereza hasi, cyangwa se kumenyana no hasi kugira ngo ushinge imizi ikomeye, kugira ngo nurabagirana uzatindeyo, cyangwa se uzagume hejuru, kubera ko ufite aho ushinze hakomeye, ufite imizi ikomeye. Rero aho kugira ngo urebe ku bandi bageze ku bintu runaka,
kuko nyine nicyo gihe cyabo, igihe cyabo kirageze kugira ngo barabagirane. Ukwiye kumenya ko icyo nicyo gihe cyabo kugira ngo barabagirane, imizi yabo yageze aho igomba kugera, hanyuma bararabagirana. Rero weho kugira ngo ute umwanya uri kureba abandi, ahubwo ita ku mizi yawe wihugura, ita ku mizi yawe wiga, ita ku mizi yawe wunguka ubumenyi ku bintu bitandukanye, ita ku mizi yawe ukoresha umwanya wawe mu bintu byinshi cyane by'ingenzi, aho kuhuta ureba ku bintu runaka abandi runaka bagezeho. Ubaka imizi yawe ku rwego rushoboka. Nk'uko twabivuze, ahari wasanga intsinzi yawe igomba kuzaba ari intsinzi igomba kumenywa n'abantu bo ku isi hose. Birasaba rero kubaka imizi ikomeye, nk'uko umugano biwusaba imyaka myinshi cyane kugira ngo ubumbure. Ariko nawe iyo ubumbuye wisanga igiti gikomeye cyane, ndetse igiti kirekire cyane, ndetse bigoranye kucyugariza cyangwa se kugitera. Ni igiti usanga bigoranye kupfa kukirandura uko wiboneye, ugereranije na bya biti bindi twabonye byabanje. Rero wasanga Imana nayo ishaka kukugira umuntu udasanzwe, umuntu ukomeye cyane. Rero ukwiye kumenya ko igihe cyawe kizagera nawe. Mu gihe kitagera rero wifata uwo mwanya wawe uwuha abandi, urebye abandi bagezeho, ahubwo uwo mwanya ukoreshe wiyubaka, uwo mwanya ukoreshe ukora ibintu bigufasha nawe wihugura. Hari abantu bazakura vuba cyane nk'ururabo rwa roza, abantu bazera vuba cyane, uvuga uti runaka kanya se yubatse inzu, runaka kanya se aguze imodoka, aka kanya ararongoye. Ni urugero. Bishoboka bite? Njyewe bimeze bite? Usange wihebye, usange urimo kuganya. Hari abantu bazakura nk'urubuto rwa roza, abandi bakure nk'umwembe, abandi bazakura nk'imigano. Ukwiye kubimenya. Rero wasanga Imana nawe ishaka kugira nk'umugano. Igihe cyawe nikigera ukazakura ugasumbyaho, ukazaba igihangange cyangwa se ukazaba umuntu ukomeye cyane, kubera ko wamaze igihe kirekire cyane hasi ushinga imizi, ufite fondasiyo ikomeye, ufite fondasiyo ifatika. Bityo nunagera hejuru ntabwo uzapfa kuvayo uko biboneye kose. Hagarika guhora rero wigereranya n'abandi, hagarika guhora uvuga uti runaka runaka runaka, kandi icyo Imana igushakaho kigomba kubaho byanze bikunze. Icy'ingenzi ni uko ukiriho, ugihumeka. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu bantu 8 baryama, umwe muri bo atabyuka cyangwa se atabasha kubyuka ari muzima. Rero ukwiye kumenya ko igihe cyose ugihumeka, igihe cyose ugifite ayo mahirwe yo kubyuka ukagenda bikemera, ukabyuka bikemera, burya niwo mwanya wo kugira ngo wubake ya mizi yawe. Ntabwo ari umwanya wo kureba ku bandi bagezeho bageze, ntabwo ari umwanya wo kwiganyira, ntabwo ni umwanya wo kwirebaho, ukihugura, ukiyubaka, ukubaka imizi yawe, kugira ngo nunagira hahandi ushaka kugera wowe kuzagaruka direct. Nk'uko umwembe ugira igihe ubumburira, ndetse urubuto rwa roza nabwo rukagira igihe rubumburira, ni nako n'umugano bimeze. Umugano nawo ugira igihe runaka cyawo ubumburira. Rero ukwiye kumenya ko ntabwo abantu twese twakorera igihe kimwe. Ubona ko n'ibiti nyine byera mu buryo butandukanye. Byagenda gute ibiti byose byo ku isi byereye igihe kimwe? Byahundurira rimwe, abantu tukabura ibyo turya. N'abantu rero niko bimeze. Ntabwo abantu twakorera igihe kimwe. Buri wese yera mu gihe akenewe, buri wese yera mu gihe agiye kugirira abandi bandi umumaro. Rero nawe igihe cyawe kizagera, ndetse nawe were, kugira ngo ugirire abandi umumaro runaka, kugira ngo ugire icyo umarira abandi runaka. Wowe irebeho wowe ubwawe, ubundi ushinga imizi yawe ikomeye, ugerageze kubaka imizi yawe ikomeye bishoboka.
ukwiye kumenya ko uko umenyana no hasi cyane, uko wubaka umubano wawe no hasi cyane, ni nako utinda hejuru. Sinzi niba kano kantu mukumvise. Uko wubaka hasi cyangwa se uko wimenyereza kuba hasi, uko umenyana no hasi cyane, ni nako uzatinda hejuru iyo ugezeyo. Bivuze ngo uko wubaka imizi yawe hasi, aho ngaho wubaka wihugura, wubaka fondasiyo, ibyo ngibyo nibyo bizagufasha gutinda hejuru igihe uzaba weze, igihe cyawe kizaba kigezweho nawe ukera. Kwe kumenya ko buri wese agira igihe cye nk'uko imbuto zera mu bihe bitandukanye. Rero kwe kumenya ko igihe cyawe gitandukanye n'icya mugenzi wawe, kuko twese turakenerana. Nyine buri wese yera mu gihe cye kugira ngo agire icyo amarira bagenzi be bari mu bihe bitameze neza cyangwa se bo batarera. Igihe cyawe rero nikigera, ukwiye kumenya ko nawe uzarabagirana, nawe uzatwika, nawe uzaka. Rero mu gihe igihe cyawe kitaragera, fata umwanya wawe wiga, wihugura muri byose kugira ngo igihe cyawe nikigera kizasanga wariteguye ndetse umeze neza.